Iyi ni filime igaruka ku bashomeri 456 barimo imyenda cyangwa se amadeni bitagira ingano. Aba bashomeri bahamagarirwa kwitabira imikino yo gutsindira amafaranga ariko nanone imikino y'ibanga ndetse itemewe. Aba bashomeri umwe muri bo niwe uba ugomba gutsinda wenyine. Iyo atsinze ahembwa amafaranga angana na miliyari 45 z'amawoni. Ubwo ni miliyoni 38 cyangwa se hafi na 38 z'amayero. Utsinze niwe usohoka wenyine, aho utsinzwe igihembo cye ni urupfu. Aba bashomeri bose uko baba bangana baba barimo amafaranga atagira ingano ku buryo nta wakivovotera kuwukina. Ariko iyo bagezeyo nibwo baza kubona ko ibintu bitari byoroshye. Iyo babona bagenzi babo bapfa wagira amahirwe ukarokoka uwo munsi. Ngende Fix niyo manu nk'ibisanzwe ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze. Iyo mvuga ni filime ya Squid Game yakunzwe cyane. Ndavuga filime y'uruhererekane cyangwa seri. Ni filime icuruzwa na Netflix isanzwe imenyereweho gucuruza amaseri cyangwa amafilime arangira gusa bifite ubwiza buhebuje. Iyi nta yindi ndimo ndavuga Squid Game nk'uko natangiye mbikubwira. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021 nibwo bwa mbere iyi filime yagiye hanze ariko yigarura imitima ya benshi. Ndakeka nawe nkurikiye ushobora kuba urimo kuko byashoka kutari umwanzi wa keza. Iyi filime yanditswe na Hwang Dong-hyuk, gusa igitangaje ushobora gukeka ko iyi filime yanditswe vuba. Mu mwaka wa 2009 nibwo Hwang Dong-hyuk yanditse iyi filime, gusa bitewe n'impamvu z'ibishoro ndetse n'amafaranga atarahagije byaje gutuma itinda kujya hanze kugeza ubwo Netflix, uru ruganda rucuruza amafilime meza nk'uko twabivuze, bemeje gucuruza iyi filime. Nyemerera niba nawe uri umukunzi w'ibyiza mbanze ngusangize ibi bintu ku murongo. Niyo mpamvu niyemeje guhera kuri season ya mbere nkubwira ibihembo yaje kwegukana. Season ya mbere yari igizwe n'ibice 9 cyangwa se ubyita ama episode, ariyo ndi kuvuga sohotse tariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu 2021. Iyi season ya mbere yegukanye ibihembo bitandukanye, harimo ibi bikurikira ngiye kukubwira. Yegukanye igihembo cya Prime Time Emmy Awards mu mwaka wa 2022. Squid Game season ya mbere yegukanye igihembo cya Screen Actor Guild Awards. Iki ni igihembo cyagikuyemo ibindi bihembo byinshi, aho bagenda bahemba filime bitewe n'imyihariko igiye irusha izindi filime. Squid Game niyagarukiye aho yegukanye igihembo cya Golden Globe Awards ndetse ihabwa amahirwe yo guhatanira Best Television Series Drama itabashije kwegukana nk'uko yegukanye ibindi bihembo mu buryo bworoshye. Ese wowe nkurikiye cyangwa uneze amatwi, ni iki uzi kuri seri ya Squid Game? Nuko wararebye season ya mbere ugategereza iya kabiri yasohoka ukayireba ndetse ukabutegereje n'iya gatatu. Gusa reka ngiye nkumare amatsiko nindangiza nkubwire tumwe mu tuntu twibanga utigeze umenya. Inkuru zitamenyekanye cyane ku bijyanye na Squid Game nuko nyiri kuyandika Hwang Dong-hyuk ubwo yayandikaga yari afite ubukene n'inzara biteye ubwoba kugeza aho yagurishije laptop mashini ye ngo agombe aramuke. Iyi ndakeka ni inkuru itangaje kuko we ushobora kubutekereza ko yari umukire. Gusa nanone ni inkuru nziza kuko yaje kurangira mu maherezo meza, aho nyiri kuyandika ubasigaye nawe ari umumiliyoneri. Uwo ni Hwang Dong-hyuk. Ikindi kandi wamenya kuri Squid Game, umukinnyi w'ingenzi wayikinnye yitwa Gong Ji-hoon, akaba yitwa Lee Jang-jae. Uyu ni umukinnyi utari usanzwe akina filime zimeze gutya, ahubwo ni ibintu byatunguye benshi. Ni umukinnyi w'icyamamare muri Korea y'Epfo, Lee Jang-jae. Uyu Lee Jang-jae yari asanzwe amenyerewe kuri filime z'inkundo, izo bita filime za romance. Nkuko tubikesha imbuga zitandukanye nka Wikipedia, imikino yagaragaye muri Squid Game nayo nagatangaza. Ushobora kuba waratekereje ko ari imikino y'ubwicanyi, ariko iriya ni imikino bivugwa yuko ari imikino y'abato, ndetse imwe muri yo ikaba ari imikino ikinwa n'abashesha kanguye cyangwa se ubita abasaza hagati y'imyaka 70 na 80. Imikino nka Red Light na Green Light yagaragaye muri filime ya Squid Game ni imikino bivuga yuko ari imikino y'abana bo muri Korea y'Epfo, ndetse bikaba bivuga yuko hari amakuru agaragaza yuko imikino igikinwa n'abasaza cyangwa abakecuru bari hagati y'imyaka 70 na 80.
Ikindi kintu gitangaje utari uzi, iriya cash piggy bank wabonyemo cyangwa se agakoresho wabonye babikagamo amafaranga yatsindiwe uko umunsi ushira bongeramo andi, ariyo cash piggy bank, ntango iriya yari CGI. CGI niba utayizi ni uburyo bukoreshwa mu buryo bwo gukina filime bakagira ibyo batwereka ariko nyamara atari ko kuri kwakoreshejwe. Iriya cash piggy bank ni yubatswe kugira ngo babashe gukina filime yabo kinyamwuga. Reka ibya season ya mbere tube tubihiniye ahangaha, ahubwo reka nkubwire n'ibijyanye na season ya kabiri mu ncamake, cyane cyane yuko nayo yaje kugenda yongera urukundo mu bafana. Season ya kabiri ya Squid Game yasohotse mu mwaka wa 2024, ni ku itariki ya 26 mu kwezi kwa 12 mu masaha 72 yonyine. Ubwo bivuze ngo ni mu minsi 3 Squid Game yari maze guca agahigo ko kugira cyangwa se kurebwa n'abasaga miliyoni 68. Ibi ni ibitari bisanzwe ku yandi mafilime, aho yahise ica agahigo ko gukundwa cyane ari filime itari mu ndimi zisanzwe zikoreshwa mu bihugu bigera muri 92. Iyi filime yaje gukundwa muri ibyo bihugu bigera muri 92, nyari iri mu rurimi rw'icyongereza rusanzwe rumenyerewe, igifaransa, icyesipanyoro, igishinwa cyangwa se izindi ndimi zivugwa cyane yari iri mu rurimi rw'ikinyakoreya. Ariko ibi byaje kuba gatangaza ukuntu yaje kuba imwe muri filime yakunzwe itari muri izo ndimi. Reka twongere twigarukire ku bihembo byatwawe na Squid Game season ya kabiri nk'uko twarebye kuri season ya mbere. Season ya kabiri nayo nigeze ijya kure y'iya mbere, kuko mu bihembo yegukanye igihembo cya mbere ni igihembo cya Art Directors Guild Awards nk'uko season ya mbere yabigenje. Iki ni cya gihembo nakubwiye, haba harimo ibindi byiciro bigiye bitandukanye, aho iyo bagiye guhemba bareba ku mwihariko filime igiye ifite. Squid Game season ya kabiri yagize umwihariko mu buryo bwo gutunganya no gutegura amashusho, gukoresha ibikoresho byabo nka kamera mu buryo bwihariye ndetse budasanzwe bategura amashusho, nibyo byabahesheje kwegukana iki gikombe. Muri Critic Choice Awards naho begukanyemo igikombe, aho begukanye igikombe cya filime nziza iri mu rurimi rudakoreshwa cyane mu zikunzwe ku isi. Bimwe nakubwiraga, ururimi rw'ikinyakoreya ni ururimi rudakoreshwa n'ibindi bihugu, ni ururimi bihariyeho bonyine kandi n'umubare wabo ntabwo ari abantu benshi cyane. Gusa uru rurimi bakoresheje muri iyi filime ntirwigeze ruyibuza gukundwa ngo igere kure. Iki gihembo nacyo bakaba baracyegukanye kiri mu bihembo batwaye. Iyi filime yagize amahirwe yo guhatanira izindi awards cyangwa ibindi byiciro bigiye bitandukanye. Iyi filime aho yahatanye mu bindi bikombe 6 yari yaratorewemo nubwo itigeze ibasha kubitwara ngo ibyegukane. Nizere ko niba ari amatsiko ku byerekeye filime ya Squid Game nyakumaze. Gusa niba nayakumaze cyangwa se ari icyo wanyunganiraho n'icyo wanyongereraho, binyuze muri comment section utubwire. Twishimiye kubana namwe, gusa nitwagenda tutababwiye ku bijyanye na season ya gatatu. Season ya gatatu nayo ni filime yongeye yandikwa na Hwang Dong-hyuk. Abakinnyi b'imena bagarutsemo ni Lee Jung-jae utari kubura muri season zose. Gusa uragenda ubona hari abavuyemo, hari n'abaje biyongeramo. Iyi season ya gatatu rero ikaba iteganyijwe gusohoka ku itariki 27 z'uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ese season ya gatatu ya Squid Game izasiga inkuru nka season ya mbere n'iya kabiri? Izaflopinga se, cyangwa se ibyo tuvuga ngo izasubira hasi, cyangwa izagera kure kuzirusha zose nk'uko twe tutabiteganyaga kuri season ya kabiri ikaba yarageze kure cyane? Reka dutegereze. Ngendi Fix niyo mpano ninjye twakomeje kubana muri iki kiganiro. Wibuke gukora subscribe kuri Iwacu Topic. Niba kandi warayikoze, wibuke gukanda akazogera. Siga igitekerezo cyawe muri comment section maze usangize iyi video ku nshuti zawe zose. Urabukoze.